icya kabiri ibyo abantu baha agaciro kuruta ibindi. Ibiki ni iyindi mpamvu ya kabiri bituma abantu batabaha Imana bashaka. Kuko hari ibyo abantu ba privilege, hari ibyo abantu bahimbaza, hari ibyo abantu bashize imbere, nawe ukumva bijya nyine abantu bashize imbere, reka mbyirukire. Amen amen. Reka bari byo mbamo kubera iki se njya muri biriya kandi bidahabwa agaciro. Erega bijya birimo birahabwa agaciro kuko hari abantu babihagazemo neza bihabwa agaciro. Nawe uhagaze muri ibyo abantu batareba, amen amen, bashize inyuma ukabihagararamo neza, ukabereka yuko nabiriye bifite agaciro, to uta uzaba warakoze ikintu gikomeye kuri uriya musore cyangwa se muri kiriya gikorwa, ku buryo n'abari inyuma yawe bazifuza kuba hari. Ntabwo bayifuza kuba hariya kubera ko ari heza cyangwa nuko hariho umuntu wahagize kuba heza. Uyu munsi twese abantu benshi baratinya kuba abakozi b'Imana no kuba mu murimo w'Imana. Kubera iki? Hari ubuzima tuzi abakozi b'Imana babamo bagenderamo, kavuga ati wapi vrem umuntu wagera gukorera Imana yari muzima, ariko ugasanga atangiye kuba mu escrow, atangiye kugira. Kubera iki? Hari abantu babigenzemo nabi bigira ishusho mbi muri society, bakavuka mbere y'igihe, amakosa akaba menshi, izina rya Kristo rigatukwa, bakitiza ubutumwa bwiza, ugasanga barimo bari ubuzima bw'abantu. Ngo umuntu azatungwa n'ubutumwa bwiza. Umuntu akagendera kuri ako kajambo akirwa Yesu ko abantu ngo nabahaye iby'umwuka barahembye iby'umubiri. Kuri podium neza bien à l'aise, agatashiraho intebe 12 za 200,000. Umuntu ushaka umugisha, ushaka akazi, ushaka promotion, yicare kuri intebe 200,000. Iyo twarabibonye si numvise hariya cyangwa zarayisha, twarabyiboneye gutya bigakogwa live. Umuntu bakamutumira ahantu, urumva mwe abakozi b'Imana turagutumira muri bangaye toro ryanje ringana gute, kugira ngo amenye ati niba ari 500 nibatura nzakuramo agatubutse, niba ari abantu 200 hazavamo, niba ari mu bantu 10-20 iryo toro ntago azafarijemo kuko we iyo standard ntayibamo. Aba hantu seroni turazavanaho. Ibyo rero kubera abantu bagenda babona ibyo bintu, Imana yakubwira ngo nguhamagare mu murimo wanjye, ugahita ukwepa ukiruka. Kubera iki? Ntabwo abantu byo ngibyo bakibiha agaciro. Ariko hagize abantu bahaguruka bagahesha Imana icyubahiro, wasanga abantu bose hano hanze batangiye kwifuza ati shaka umukozi w'Imana. Kubera iki? Abantu bagezwe bari privilege mu gihugu nibo bakunda abakozi b'Imana. Abakingurirwa imiryango, abahabwa service vuba n'abakozi b'Imana, bakavuga ati nanjye ifu ihomba muri bajya abantu. Nuko ngo habariho team, abariho abantu bahagaze neza aho hantu, bigatuma abantu bose bifuza aho hantu. Kuvuga ngo ibyo abantu baha agaciro kuruta ibindi bishobora gutuma utakaza kubaha Imana ushaka. Ntabwo tubaha Imana ushaka kubera abantu bahaye agaciro ikintu, kuko abantu bashobora kugitesha agaciro bivaye n'ibihe runaka n'abakubanjirije, ugasanga ni Imana igushaka nawe ugahita ubatekare jya kwimenya gushaka abandi wibeshya adresse, ariko pourtant ni Imana irimo kuguhamagarira. Ibyo abantu baha agaciro ugomba kubyitondera muri bino bihe urimo gushakisha kumenya Imana iguhamagarira. Ibyo abantu baha agaciro ntusubire kandi kubitindaho, vuga ati Imana icyo wahaye agaciro gifite agaciro kuruta icyo abantu baha agaciro.